babwiye amazina yanjye nitwa Pastor Kayitare Jean Baptiste n'umushumba w'itorero ryitwa Yerusalemu Temple, ubu rirakorera hariya Nyabugogo Focus House. Nshimye Imana rero itwaye uyu mwanya wo kubana namwe ibyumweru bibiri nko babwiye. Ndagira ngo mbwire rwose winginga Imana ntuzasibe muri iyi gahunda, kuko nzi ko Imana izakugeza ahantu hakomeye cyane kandi uzagira ku rwego rukomeye cyane muri iyi seminari, muri izi nyigisho tugiye kumaramo ibyumweru bibiri. Muri izi nyigisho Imana izakora n'ibitangaza, izakiza n'abarwayi, kuko tuzasengera n'abantu, tuzasengera n'abarwayi. Tugiye kumara igihe rero twiga isomo ryitwa ubushobozi bw'amasengesho. Ubushobozi bw'amasengesho. Amasengesho cyangwa gusenga ni ijambo abantu bavuga kenshi, ni ijambo abantu bavuga iyo habaye ibintu bikomeye. Tuvuge wenda nk'imvura yabuze, uhura n'abantu bakavuga ngo noneho ni ugusenga. Iyo ubukungu bwahungabanye usanga abantu bavuga ngo noneho ni ugusenga. Iyo hari umutekano muke usanga buri wese avuga ngo ni ugusenga. Ariko uku gusenga abantu bavuga ntabwo ariko abantu bose bakora amasengesho. Iyo abantu bose basengaga ukurikije ububasha n'ubushobozi n'imbaraga ziri mu masengesho, haba ibintu bikomeye cyane mu isi y'umwuka ndetse no kuri isi igaragara. Imana idufashe cyane. Mu mateka ya Bibiliya no mu mateka y'abizera bose, gusenga ryagiye riba ibanga rikomeye bakoresheje kugira ngo bagere ku byo bagezeho. Amasengesho niyo abatubanjirije bagize intwaro, baba abami b'Abisirayeli n'abacamanza babo. Amasengesho bararwanishaga mu ntambara, niyo barwanishaga mu ntambara. Mu masengesho rero ibidashoboka birashoboka. Ni mu masengesho honyine inzira zifunze zitafungurwa n'abantu zikinguka. Mu masengesho imiryango yo mu buryo bw'umwuka irakinguka. Yesu ashimwe cyane. Abari bamukeye kuri radiyo nijoro, radiyo Umucyo nayo ni ijambo rivuga ubushobozi bw'amasengesho mu gukingura imiryango. Yesu ashimwe cyane. Oh haleluya. Hanyuma mu masengesho rero niho honyine imiryango ikinze ikinguka. Kandi Imana mu budahangarwa bwayo no mu bubasha bwayo yemereye amasengesho y'abera yonyine kujya akingura iramutse yakinze. Niyo yonyine afite ububasha bwo gukingura iyi Imana yakinze. Ingoma ya kabiri igice cya karindwi, musomere umurongo wa 13 wa 14. Ingoma za kabiri igice cya karindwi turasoma umurongo wa 13 n'umurongo wa 14. Nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwe, cyangwa nintegeka inzige ngo zone igihugu, cyangwa ninohereza umugiga mu bantu banjye, maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye n'ibicisha bugufi bagasenga, bagashaka mu maso hanjye, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru bababarira igicumuro cyabo, mbakiriza igihugu. Amen. Reka dusenga Mana yacu iri mu ijuru, Mana yacu ikomeye ifite imbaraga n'ubutware, Mana idahinduka. Ndagushimira uyu mwanya uduhaye, ndagushimira ibiterano rimeze gutyo wateranije, ndagushimira n'ijambo ryawe turimo kumva. Asabye umwuka wawe adufashe kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza ubushobozi bw'amasengesho. Urakoze datubihere rw'icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uwiteka aravuga ngo nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwe. Ubundi Yesu yabwiye Yohana haba mu gice cya mbere no mu gice cya gatatu, nk'ufite imfunguzo za Dawidi, ukinga ntihagire ukingura kandi ukingura ntihagire ukinga. Ubundi Imana yakinze nta muntu ukingura, kandi iyo yakinguye ntawe ukinga. Ariko yemereye amasengesho y'abera, yabaye uburenganzira yonyine kujya akingura iramutse yakinze. Yesu ashimwe cyane. N'amasengesho y'abera afite ubushobozi bwo gukingura
gukingura Imana iramutse yacitse. Mu masengesho honyine niho ibidashoboka bishoboka, niho indwara zananiye abaganga, indwara zananiye abadogiteri niho zikirira, niho honyine ibintu iyo byanze, ku nshuti byanze, mu bavandimwe byanze, ku baganga byanze, ku mugabo wawe byanze, ku mugore wawe byanze, abo mwiganye, abo mwavukanye, abo mwaturukanye muri interiyeri byanze, ni ukuvuga ngo haba hasigaye inzira imwe, ni amasengesho. Imana cyane aho mu masengesho, oh haleluya, aho mu masengesho ibintu byose birashoboka. Imana ishimwe cyane, Yesu ashimwe. Mana mu ijambo icyubahiro, abatubanjirije muri uru rugendo, abantu bakoze amateka akomeye muri Bibiliya, abagabo b'amateka bakoze amateka, ni abagabo basengaga. Tuvuze ibya ba Mose, tukavuga ibya ba Yosuwa, ba Gideyoni n'abandi. Ni abagabo n'abagore basengaga. Abantu basengaga nibo bagiye bakora amateka. No muri ibi binyejana byacu, abantu uzumva bakoze amateka ni abantu basenga Imana. Ndagira ngo mumenye ibanga, niba abantu birirwa bakwanga amavuta, nta handi abantu barushanyirizwa amavuta, nta bindi abakozi b'Imana barushanwa. Ntabwo ari teoloji, ntabwo ari amazina y'amatorero meza, ntabwo ari amafaranga, ntabwo ari ahantu bakorera heza, ahubwo barushanwa gusenga. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe. Barushanwa gusenga. Oh haleluya, ni mu masengesho basiganirwa sha, aho niho barushanwa. Ayo masengesho niho amavuta ava. Amavuta ava mu masengesho, ntabwo bayarangura Dubai, ntabwo bayakura Matewusi, ntabwo bayiga muri Kiye, nta nubwo bayakura muri teoloji. Amavuta ava mu masengesho. Ndanezerewe cyane kuba ngiye kuvugana n'itorero n'abantu b'Imana ku bushobozi bw'amasengesho. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Amina, amina. Nuko nababwiye, abami b'Abisirayeli bayarwanishaga. Dawidi yarwanishije amasengesho kuruta uko yarwanishaga intwaro, kuruta uko yarwanishaga ingabo. Yarwanishaga amasengesho. Imana ibane cyane. Dusomere Zaburi ya 18 turebe Dawidi ageze ahantu, hari aho yageze atari kwikura, hari aho yageze ingabo zitari bumufashe, hari aho yageze ubuhangange n'inararibonye n'ubutwari bitari bumufashe. Ariko Dawidi wari uzi neza ubushobozi bw'Imana mu masengesho, wari uzi imbaraga z'Imana binyuze mu masengesho. Ikibazo cye akibwira Imana mu masengesho. Dusomeza mu 18 turasoma duhereye ku murongo wa 3 kugeza ku murongo wa 7. Kuki dutekerezwa nk'inyamaswa? Zaburi ya 18 umurongo wa 3. Uwiteka ni igitare cyanjye n'igihome cyanjye kinkingira, ni umukiza wanjye, ni Imana yanjye, ni urutare rwanjye rukomeye, niwe nzahungiraho, niwe ngabo inkingira n'ihembe ry'agakiza kanjye, ni igihome cyanjye kirekire. Nzajya nambaza Uwiteka ukwiriye gushimwa, nibwo nzakizwa abanzi banjye. Ingoyi z'urupfu zarangose. Aha atangiye gutanga ubuhamya, aravuga ngo ingoyi z'urupfu zarangose, imyuzure yo kurimbuka yanteye ubwoba, imyuzure yo kurimbuka yanteye ubwoba. Ingoyi z'ikuzimu zantaye hagati, ingoyi z'ikuzimu zantaye hagati. Ibigoyi by'urupfu byantanze imbere, ibigoyi by'urupfu byantanze imbere. Umubabaro wanjye. Aho ngaho ni hahandi mu Kinyarwanda bavuga aho umwana arira nyina ntiyumve, aha experience ntikora, aha amafaranga ntakora, Icyongereza n'igifaransa ntibikora, abadogiteri aha ntibakora, ubutwari n'intwaro n'ingabo ntibihashobora aho hantu. Bani dufashe. Aha nuko Dawidi arabamba mu mubabaro wanjye. Ni igihe Dawidi yarahagurukiwe, yakusanyije ibyamubayeho byose arabyegeranya, nuko aravuga ngo muri uwo mubabaro komeza. Umubabaro wanjye nambaje Uwiteka, muri uwo mubabaro wanjye nambaje Uwiteka. Natakiye Imana yanjye, natakiye Imana yanjye. Yumvira ijwi ryanjye mu rusengero rwayo, yumvira ijwi ryanjye mu rusengero rwayo. Ibyo natakiye imbere yayo, ibyo natakiye imbere yayo binjira mu matwi.
Yesu ashimwe cyane. Cerewe nimuza kugira mu rugo musome, mukomeze musome mugeze ku murongo wa 17 ariko ubu mukomeze murebe hano. Dawidi ibi yarabisobanukiwe neza. Aravuga ngo muri uwo mubaba tutia ubuhangange bwawe butakora. Amashuri arahatakora. Baba anko na ba anti hari ibyo batabasha. Hari n'ibyo abayobozi, hari n'ibyo abaguverinoma badashobora. Hari ibyo abashumba bawe batabasha. Ariko Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo ishobora byose. Ni mu mazina yayo yitwa Imana ishobora byose. Haleluya. Iki Dawidi yaragisobanukiwe. Aravuga ngo mu mubabaro wanjye n'amajwi y'iteka mbona uko gutaka kwanjye kumwinjira mu matwi. Iyo gutaka rero kwinjira mu matwi y'Imana. Haleluya. Iyo usomye iki gice ubona ukuntu Imana yabigenje. Mbona uko Uwiteka mbabura uko bisobaho hano. Murongo wa 8 ngo maze isi iratigita ihinda umushyitsi. Imana yumvisha gutaka kwawe. Isi iratigita igahinda umushyitsi. Imfatiro z'imisozi nazo ziranyeganyega. Imfatiro z'imisozi kuri imbere ziranyeganyega. Zitigishwa n'uburakari. Zigatigishwa n'uburakari bw'Imana. Umwotsi ucumba mu mazuru ya ni ukuvuga ahangaha Imana yabaye igifaro ihinduka indege ihinduka umusirikare iba n'igikoresho. umuriro uva mu kanwa kayo batwika havamo n'amakara yaka. Komeza. Imana imanura ijuru iramanuka. Ibwira ab'ijuru bose tinyenyi wa kerubi wa serafi abakuru b'ibizima nimuze dutabara tubasanga Dawidi apfuye. Basanga Dawidi apfuye. Yesu ashimwe. Oh haleluya. Imanura ijuru iramanuka. Komeza. Umwijima w'icuraburindi wari munsi y'ibirenge byayo. Iguruka ihetswe na kerubu. Igurukishwa vuba n'amababa y'umuyaga. Ibi ni byo mu Gifaransa bita intervention rapide. Yesu ashimwe cyane. Amina amina. Oh haleluya. Imana igisubiza bitewe n'ikibazo ufite. Ibona yasanga upfuye uhana mukazimangana iguruka vuba. Iza vubasha. Muri iri teraniro hari abantu Imana igiye gutabara vuba. Hari abantu Imana igiye guhura vuba. Bataragufunga. Bataragutereza ibyawe icyamunara. Utaraseba wa mukobwa we. Yesu agiye kugutabara. Haleluya. Barishwe cyane yicaye wenda. Nuko arasa imyambi ye atatanya abanzi banjye. Marambura ukuboko ari mu ijuru aramfata. Ndavuga ubushobozi bw'amasengesho. Amasengesho mu masengesho birashoboka. Hana nawe yarazi ibanga ryo gusenga sha. Igihe mu cyawe Penina yamubazaga mu kibazo gikomeye Hana yari afite. Iyo amahirwe yagize yamenye ko mu ijuru hari Imana ishobora ibyo Elukana umugabo we atabasha. Hana ntabwo yari injiji. Hana nta nubwo yari umukene. Hana yari umugore usobanutse uzi ubwenge. Nta nubwo yari ikigoyi nk'uko yabibwiye Eli yabwiye ngo ni umukobwa w'ikigoyi. Nta nubwo yari umusinzi yari umwe wa vino. Ariko Hana agahinda ke n'umubabaro we aragenda bisuka imbere y'Imana mu masengesho. Yari azi ubushobozi bw'amasengesho. Amasengesho ashobora kuvana ahantu utari kuzava akakugeza aho utari kuzagera ukoresheje inzira zose zibaho n'uburyo bwose bushoboka. Yesu ashimwe cyane. Ibi mvuga ndabiviva ntabwo ari ibyo nize n'ubuzima bwanjye. Haleluya. Amasengesho n'ubuzima bwanjye ndashima Imana. Nkunda kwigisha ibintu byanjye ibintu mbamo ibintu mviva ubuzima bwanjye. Imana ishimwe cyane. Amasengesho nayakoze ubushakashatsi narayakoze nabonye uburyo inzugi zikinze zikinguka. Izo utarashisha amabombe, izo utakubitisha inyuma ngo zikinguke, izitakingurwa n'ikindi kintu amasengesho arazimena. Imana ishimwe cyane. Yesu ashimwe. Oh haleluya. Oh haleluya. Amen amen. Oh haleluya. Umwami w'Abayuda witwa Yehoshafati umunsi umwe yariwe nuko yumva amakuru baramubwira bati haje ingabo ziguteye. Haje Abamori, Abameonimu n'abo kuri Sayiri. Burya rero mu gihugu baba bafite iperereza ryo mu gihugu imbere n'iperereza ryo hanze. Yehoshafati yarazi imbaraga z'izo ngabo. Yarazi ko atabasha kurwana nazo nuko ashugora. Ubundi iyo umuntu ahiye ubwoba rero
cya kabiri ni ukuyabangira inka tugatoroka, cya gatatu ni ukwiripotinga kamanika amaboko bakakugenza uko bashaka. Ibyo byose Yehoshafati nta na kimwe yakoze, ahubwo ngo nuko aragenda. Amen. Ngo ahamagara abayuda bose aho i Yerusalemu, abakuru n'abato biyiriza ubusa basenga Imana. Aravuga ngo Uwiteka, ngo dore tubuze uko twagira, ngo nta mbaraga dufite zabasha kurwanya abo bantu. Nshuti yanjye nawe ndabizi ko nta mbaraga ufite zabagize icyo kibazo, nta mbaraga ufite zagikemura. Imiryango yawe ntiyabibasha, abavandimwe ntibabibasha, n'ababishobora ntibakwitayeho, ariko mu ijuru hari Imana. Mu ijuru hari Imana. Haleluya. Mu ijuru hari Imana yarangiza icyo kibazo. Bwe mugeze ngo mu ijuru hari Imana yarangiza icyo kibazo sha. Mu ijuru hari Imana yakemura icyo kibazo. Imana ishimwe cyane. Nuko Yehoshafati aravuga ngo tubuze uko twagira. Erega hari igihe uhura n'ikibazo ukabura uko ukigira, hari igihe uhura n'ingorane ukabura uko uyisobanura. Mbwira na Yosefu yari kubisobanura ate igihe yari kwa Potifari, umwenda umwitero we uri muri shambure, yari kubisobanura gute? Ibyo utabasha gusobanura, mu ijuru hari Imana ibisobanura. Hari Imana isobanura ibidasobanutse. Haleluya. Muri izi nyigisho nzabigisha amashapitire nka 12, nzabigisha n'ubushobozi bw'amasengesho mu gusobanura ibidasobanutse. Cyagiye mu kubisobanura byakunaniye, hari Imana izi gusobanura ibintu ikabishyira ku murongo neza. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Amen, amen. Yosefu yari kubisobanura ate? Ariko Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo yamukuye muri prison, bati urubanza ruriya iriya dosiye itaburamo. Yesu ashimwe. Imana ishobora gutabara iyo dosiye itaburamo. Icyo kibazo ntabwo ukishemo amasengesho. Yesu ashimwe cyane. Abitorero bari bazi imbaraga z'amasengesho. Yesu ashimwe cyane. Rero mubwire Yehoshafati amaze gusenga Imana, Uwiteka yashyizeho abo gutega ibico ingabo z'abanzi. Umusirikare w'umusore Yehoshafati ngo urwanisha abaririmbyi, urwanisha abaririmbyi, urumva, na za gitari n'amakeyboard. Umwana w'abarabonye Mike ntabwo arabona umusirikare unesha mu buryo budasanzwe, adapfusha umusirikare n'umwe, adakomerekeje umusirikare n'umwe mu Yehoshafati. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina, amina. Ko niko abasenga bamera, bajya barangiza intambara, yakubita imisozi, yakarangije bakayirangiza n'agakomere. Yesu ashimwe cyane. Nuko Yehoshafati n'amarayitsi abitorero bari basobanukiye neza ubushobozi bw'amasengesho. Igihe mu byakozwe n'umwa 12, Herode yicishije Yakobo inkota, abonye ko ashimishije Abayuda yiyongeza na Petero. Amaze kwiyongeza Petero, ngira ngo ubwa mbere igihe afata Herode, abitorero bagize ngo wenda arakina. Ubwira mugenzi utari kujya Satani ntakina, kujya Satani ntakina. Satani ntakina ni umupagani kabuhariwe, ni umugome mubi cyane. Nuko abitorero babona Yakobo arapfuye, ariko Petero amaze gufungwa ngo nuko ari umwici. Abitorero basobanurira ko mu ijuru hari Imana, ntabwo bari bafite ahandi barega. Icyo gihe itegeko nshinga ry'icyo gihe ryemereraga umwami Herode gukora icyo ashaka mu gihugu, kwica agakiza. Umuryango mpuzamahanga wari utaraho nibura ngo mwamagane, nato ntiyari hari ngo imutere. Urumva, nta kundi Herode yagomba gukora ibyo ashaka, nta n'inyamakuru utari yari ngo bimwandike, na za BBC na za kontakite ngo zimuvuge. Ni ukuvuga ngo Herode yakoraga icyo ashaka, ariko abitorero bibuka ko mu ijuru hari Imana yumva amasengesho. Imana yakuye Yona mu mizi y'imisozi. Erega burya Yona yavamo ahantu hatatu, mu nda y'inyanja, mu nda y'ifi no mu mizi y'imisozi. Aho naho amasengesho yahakora. Yesu ashimwe cyane. Aho naho amasengesho arahagera. Haleluya. Rero mumenere ibanga, umuntu utinya uzamutuma amasengesho. Aho utinya kugera uzahohereza amasengesho. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Mbwira mugenzi mucanye umuntu utinya uzamutuma amasengesho. Mubwira aho utinya kugera uzahohereza amasengesho. Amasengesho ntabatinya, yinjira mu bigo bya gisirikare,
ngo baravuze ngo aho guha umuntu ifi ujye umwigisha kuyiroba kandi uburenganzira bwawe reka nawe wakisengera nabwo abantu ko deliverance ya mbere ari umuntu yikorera bibiri bababeshe rero bagira bate ibyo birabareba ndavuga ubushobozi bw'amasengesho amasengesho y'abera afite imbaraga haleluya nzababwira uburyo afite ubushobozi bwo guhindura ibihe amanywa akaba ijoro n'ijoro rikaba amanywa amasengesho yahindura ijoro rikaba amanywa n'amanywa akaba ijoro umunyamasengesho witwa Mose mu kuva 14:20 igihe kimwe yahinduye ijoro rimwe yariremyemo amabara abiri akoresheje amasengesho igice kimwe kibamo amanywa y'ihangu ikindi kiba umwijima w'icuraburindi ndavuga amasengesho y'abera amasengesho yakugeza aho utari kuzatugeze udasenze amasengesho yagutuza aho utari kuzatura n'amasengesho anyambika yewe niyo yangiza uwundi niyo yanzungurukije u Rwanda nuko nsenga niyo angaburira niyo ndungira abana niyo nihira abana minerivare niyo mwidasabiriza haleluya ndavuga ubushobozi bw'amasengesho Yesu ashimwe cyane mu masengesho honyine ibyananiye birakunda niho honyine ibyanze bikunda ni mu masengesho y'abera Imana yahaye uburenganzira kandi uko abanyamasengesho bubaha Imana irabubaha Yesu ashimwe cyane oh haleluya nzababwira ubushobozi bw'amasengesho bwo guhindura imigambi ntabwo amasengesho ahindura imigambi y'abanzi gusa ahindura n'imigambi ya Satani ashobora no guhindura imigambi y'Imana tekereza kuba Imana yemera ko amasengesho ahindura n'imigambi yayo uzabaze Hezekiya niba ugira ngo ndakubeshye ubaza Mose niba ugira ngo ndakubeshye nzaguha ubuhamya nanjye uburyo amasengesho agiye ahindura n'imigambi Imana yayahaye uburenganzira haleluya amina amasengesho y'abera reka dusenge Imana taza mu wese wicaye haguruke tuzakomeza ibice bikurikiraho kandi muzagira umugisha cyane oh haleluya ndambura amaboko yawe yombi vugana n'Imana icyo ushaka kuyibwira bwira Imana icyo ushaka kuyibwira mu isengesho yibwire wowe ubwawe n'uburenganzira bwawe umwenda wakigezaga yari atavutsemo kabiri ngo nawe wigerereyo ndagira musabire umuntu wese yigerereyo zamura ijwi ryawe Mana data wa twese Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo ndagushimye ko uri amasengesho ndagushimye ko dukunda cyane nawe kandi utwitayeho rwose uri Imana idukunda uri Imana y'imbaraga uri Imana y'imbabazi n'ibambe ndagushimira ko uri amasengesho dore rero ndabashyikiye cyane nawe turi imbere yawe nyuma gusenga kwa buri wese uraha garagaza imbaraga zawe n'ubutware bwawe werekana gukomera kwawe werekana ububasha bwawe mwuka wera shoboza buri wese kumva neza imbaraga ziri mu masengesho n'ubushobozi buri mu masengesho Mana data wa twese abasenga n'abantu bakomeye cyane abanyamasengesho bagiye bakora ibikomeye bakoze amateka haba ari muri Bibiliya haba ari muri bihe byacu abanyamasengesho bakoze amateka mwami Imana yacu shoboza twese guhinduka abantu basenga hindura abantu bose abanyamasengesho abashumba baraha aho abashumba basenga ababwiriza butumwa baraha aho abavuga butumwa basenga abakozi bawe nami twese duhindura abantu basenga umwuka wo gusenga nibyo mu mitima yacu data nta kizagutera ubwoba nta kizaguhagarara imbere bituma turimo gusenga kuko mu masengesho waduhaye uburenganzira bwo kurandura imisozi no gucingura imiryango no guhindura ibihe Yesu ashimwe cyane oh haleluya bwira mugenzi wawe ngo ndakwinginze ntuzasubize inyigisho tumira inshuti yawe ukunda tumira abantu uzi gusenga nushaka gushaka inshuti uzashaka inshuti y'umuntu usenga numva ushaka gusohoka kugira umuntu ujya gusangira inkoko cyangwa fanta ugire umusore cyangwa umukobwa usenga umunyamasengesho yagutabara burya umunyamasengesho yagutabara yakurwanirira umunyamasengesho yagutabara oh haleluya kandi nushaka kubaho ubaho umuntu usenga nushaka kutavogera nushaka
gukina na barumuna bawe na baramu bawe na babyara bawe ntugakine n'umuntu usenga. Abantu basenga barakomeye kandi iki nushaka kubaha gutinya umuntu usenga. Umuntu utakuja gusenga ntakagukanga utakuja gusenga ujya bari kenyeye abari kenyeye umukristo asenga abari kenyeye kandi ubukristo Christianisme ni ugusenga n'amasengesho abakristo bazisenga n'ibisibo mantuye cyane Imana umugisha ntabwo murababarira nigira ushoza amasengesho muri deliverance ushoza amasengesho mu gukora ibitangaza n'ushoza amasengesho mu gukiza indwara niko tuzasengera abarwayi ubu turakomeza twige ubushobozi bw'amasengesho ubu kandi byari intangiriro ejo nibwo tuzinjira mu bice neza by'ubushobozi bw'amasengesho kandi buri gice tuzajya dusenga Imana kugira ngo iryo jambo rikomereshe ibimenyetso n'ibitangaza kugira ngo ibyubahirize muri iri teraniro. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo ibikore bikoreke bifatike biboneke kubera Yesu abashimwe cyane. Haleluya. Muri iki gihe kirimo kudominwa n'abayiliminati abafuramasyo n'abaroze kuruwa abakristo ntibadasenga akabo kazarangira. Ubu iyaba Eliya yarahari yabamarira kuri Karumeli, iyaba Elisa yarahari yabafatamira akabageza i Samariya, iyaba Dawidi yarahari yabashushubikana akabageza i Gati. Hakiri abantu basenga, abantu bitanga mu gusenga. Ubwo nibwo mukristo, uko nibwo gukorera Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Rambura amaboko yawe rero dufate iyi minota isigaye. Iyi minota isigaye yose tuyisengere ubwire Imana icyo ushaka. Murabaye ntabwo musengera abarwayi n'ibyo bitandukanye. Ndashaka kwigisha buri muntu wese kuyisengera. Rambura amaboko yawe usenge uvugane n'Imana ushaka kuyibwira kandi tera hejuru n'ijwi rirenga. Nushaka gupfuka mupfukame, nushaka guhagarara uhagarare, nushaka kugendagenda ugendagende. Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, Mana yumva amasengesho, Mana isubiza amasengesho, Mana iriho kandi yahozeho, Mana irahinduka itagira n'igicucu no guhinduka. Mu izina rya Yesu ndagushima, ndagushimira ubutware bwawe n'ububasha bwawe, ndagushimira icyubahiro cyawe Mana. Uri Imana yumva amasengesho, uri Imana isubiza amasengesho. Werekana imbaraga zawe Mana, yumva abantu bose bari aha, abanyamasengesho, abantu bose bari hano, bahindura abantu basenga, wumva gusenga mu mitima yacu. Turi Imana, twubaka icyaha
twumva ijambo ry'Imana. Amazina yanjye nitwa Pastor Kayitare Jean Baptiste, umushumba w'itorero Jerusalem Temple. Yesu yampaye agakiza kandi ndamukunda. Twatangiye rero umunsi w'ejo kwiga inyigisho yitwa ubushobozi bw'amasengesho. Amasengesho afite ububasha burenze uko tubyumva, burenze uko tubivuga nuko twabisobanura. Abizera ibihe byose iri banga ryo gusenga bararikoresheje, bagiye bagera ku bintu bikomeye cyane kandi bakoze amateka akomeye, haba ari mu mateka ya kera ndetse no muri ibi bihe turimo. Amasengesho afite ububasha kubiboneka no kubitaboneka, ku byo tureba no kubitagaragara. Afite ububasha burenze uko umuntu yabivuga, uko umuntu yabisobanura, uko tubyumva n'uko tubizi. Imana idufashe cyane. Amasengesho y'abera Imana irayubaha, amasengesho y'abera Imana irayumva, kandi amasengesho yabo Imana irayasubiza. Imana ishimwe cyane. Yesu ashimwe. Uyu munsi rero turakomeza inyigisho zacu, noneho turiga igice cya mbere. Turavuga ku bushobozi bw'amasengesho mu guhindura ibihe. Reka dusome ijambo ry'Imana tudatinze. Turasoma igitabo cy'umubwiriza igice cya 3 umurongo wa 1. Hanyuma nimuza kugera mu rugo muze gusoma mugeze ku murongo wa 8, ariko none turasoma umurongo wa 1 wonyine. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umubwiriza ibice byabo ni 3 umurongo wa 1 haravuga ngo ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo n'icyagambiriwe munsi y'ijuru, cyose gifite umwanya wacyo. Amen. Reka twese Imana. Mana yo mu ijuru idukunda kandi twitayeho, Mana y'imbabazi nyinshi n'ibambe ryinshi, ndagushimira ko udukunda kandi utwemereye guterana tungana gutya. Ijambo ryawe rivuga ko udashobora guteraniriza abawe ubusa, nk'uko imvura nsheri bimanuka bigatusa ubutaka, niko ijambo ryawe dushobora gusura uko ryaje. Urakoze Mana rero ko Umwuka wawe ari kumwe natwe, kandi witewe gukomeresha ijambo ryawe ibimenyetso n'ibitangaza. Mbisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe cyane. Ashize imyaka myinshi, imyaka ibihumbi byinshi,